coming? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Muraho neza mbahaye ikaze kuri channel yacu Maritasha TV show. Nshuti zanjye nizere ko umeze neza, nawe utameze neza, wowe ufite uburwayi, wowe ufite uburwaje, wowe ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ni ukuri ndakwihanganishije. Nubwo ubona bitameze neza, nubwo ureba ukabona wapi, ariko impore, ejo hari andi mahirwe, bishobora kugenda neza. Wow, turi mu mpera z'umwaka. Umwaka wa 2021 urarangiye. Harabura amasaha make cyane ngo tuwusohokemo, hanyuma twinjire mu mwaka wa 2022. Ese uri tayari? Ese uriteguye? Nizere ko uri tayari kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ni umwaka mushyashya, tutazi ibyo tuzahura nabyo muri uwo mwaka. Ushobora kuzatubera mwiza cyangwa se ukatubera mubi, ariko byose ni Imana ibigena kuko ibona yuko bidukwiriye ku buzima bwacu. Ndashaka kubwira ngo bya bindi byiza byakuranze mu mwaka wa 2021 ubyinjirane mu mwaka wa 2022, ariko nanone bya bindi bitari byiza, twa tuntu tutari twiza wagerageje gukora twakuranze, ni ukuri reka turangirane n'umwaka wa 2021, reka tube bashya mu mwaka mushya. Ndashaka kubwira wowe wahuye na byinshi bikubabaza, ibiguca intege ndetse ibyababaje umutima wawe muri uyu mwaka wa 2021, ibitaragenze neza, ndashaka kubwira ngo hari andi mahirwe. Ntabwo ukwiye gucika intege, ugomba kubaho, ugomba guhatana, ubuzima bugakomeza. Ejo ni heza, Imana itubikiye byinshi byiza. Hari abo uyu mwaka wabereye mwiza, yewe hari n'abantu uyu mwaka wabereye mubi, ariko mureke twese dushima Imana kuko nubwo bitari byoroshye, nubwo twawuburiyemo abacu, inshuti zacu tukazibura, tugatenguha n'abo twakundaga, tugahemukirwa n'abo twizeraga, nubwo hari utuntu twinshi dutandukanye twahuye natwo, ariko mureke ni ukuri dushima Imana ko nubwo byagenze uko, nubwo twahuye n'ibyo bibazo, nubwo wenda tutishimye, ariko twibuke yuko hari n'ibyo Imana yadukoreye bikatunezeza, ikaba yemeye ko noneho tugera n'izi saha tujye kwinjira mu wundi mwaka turi bazima. Ni ukuri Imana ibishimirwe, ariko nanone nihanganishije imiryango ifite ababo bagiye gusoreza umwaka mu bitaro. Abantu bose barwaye, ni ukuri mwihangane, biraza kugenda neza. Imana ntabwo iri kure yanyu, iri hafi yanyu. Mbifurije umwaka mushya muhire kuri mwese, mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mudahwema kubana natwe 5/5, mwebwe muhora mudushyigikira mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ndabifuriza umwaka mwiza, ndabifuriza umwaka w'iterambere, umwaka wo kubona Imana. Ni ukuri ndabinginze ngo mube bashya mu mwaka mushya. Imana izabigaragarize, izabacira inzira. Mwebwe mutameze neza, ni ukuri ndabifuriza kumera neza. Aho bitakugendekeye neza, ndakwifuriza yuko bizakugendekera neza muri uyu mwaka mushyashya. Imana izabane namwe. Ndanezerewe cyane yuko uyu mwaka urangiye turi amahoro. Ndabakunda cyane, mbizeza no kutazabatenguha no muri 2022. Tuzakomeza tubane mu mavideo agiye atandukanye. Ntuzanjye kure, nanjye ntabwo nzabajya kure. Igihe cyose nzajya mba mpari, namwe sinzababura inshuti zanjye. Ndakwibutsa gukora like, share, comment, ndetse ntibagirwe gukora na subscribe. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye uhita ubona notification, hanyuma ugira video mu ba mbere. Happy New Year. Ndabakunda cyane.